Aya ni amakosa 16 udakwiye gukora igihe uguye gituma umugore wawe ari n'undi mugabo baryamanye. Bisobanuye ngo umugore wawe arimo guca inyuma. Aya makosa 16 ntareba abagabo gusa ahubwo arareba n'abagore. Gusa akenshi tuvuze abagabo kuko usanga aribo bafite imbaraga z'umubiri, force physique mu gifaransa, bityo bakaba bashobora gukora ikintu kibi nko kurwana, gukubita umugore no kwica bikaba byazamo. Gufatira mu cyuho mwashakanye aryamanye n'undi mugabo ni kimwe mu bintu bibabaza abagabo, bagatangira kwishinja amakosa, kwirengagiza ibyabaye, kurwana n'ibindi. Gusa ibi byose nta kintu bishobora kugufasha mu gukemura ikibazo kiba kibaye. Kenshi ubikoze aba agamije kwihumuriza by'ako kanya. Mu gutegura ibi hibanzwe ku bintu 16 bibi udakwiye gukora igihe ufashe uwo mwashakanye asambana n'undi muntu. Numenya ibyo udakwiye gukora biraza kukwerekeza ku mahitamo wakora. Twibanza ahanini ku makosa yo kwirinda kuko iyo wamenye ibyo udakwiye gukora ndetse ugashyira imbaraga mu kubyirinda bigufasha gushyira ubwenge ku murongo maze ibyo ukwiriye gukora bikizana, bityo ugakora ikintu cyangombwa. Icya mbere duhereye ukwiye kwirinda: guhubuka. April Davis washinze ikigo gihuza abantu bashaka gukundana bakazanabana nk'umugore n'umugabo, avuga ko ikosa rikomeye umuntu akwiye kwirinda igihe afatiwe mu cyuho umugore we arimo kumuca inyuma ari ugukoreshwa n'uburakari n'umujinya. Ngo agomba kubanza gutuza, agategura icyo agiye gukora ndetse no kuvuga. Ntabwo ari byiza guhubuka igihe umenye cyangwa uguye gituma uwo mwashakanye guca inyuma. Ushobora gukora ikintu kigatuma wumva uruhutse ako kanya, ariko kikazatuma ubabara by'iteka. Aha twafata nk'urugero: uramutse urwanye n'uwo mugabo akagutera igikomere, aha wajya uhora ureba iyo nkovu ikakwibutsa ibyatumye uyigira, bityo ntuzakire iryo hungabana. Ubwo ntituvuze ko ushobora kwica umwe muri bo ukikururira abanzi batagira ingano, cyangwa akaba ari wowe wicwa. Ikosa rya kabiri udakwiye gukora: gusaba ibisobanuro byimbitse. Inzobere mu mitekerereze Nicole Plaza avuga ko igihe ufashe umugore wawe asambana udakwiye guhita umubaza ibibazo bituma umenya uko igikorwa cyagenze. Mwahuye mute? Ni gute yagusomye? Mwabikoze gute? N'ibindi. Mbese ugakomeza umubaza kuri icyo kintu kibaye, ngo bituma ikibazo gikomera kurushaho. Icyiza ni ukwirinda kubaza ibisobanuro byimbitse kuko bikuremamo ishusho ishobora kugutera ibibazo byo mu mutwe. Menya ko kenshi iyo ufashe uwawe aguca inyuma uba wumva ari wowe ufite uburenganzira bwo kuvuga, guca urubanza, kubabara n'ibindi, maze abo ufashe nabo bakumva bakozwe n'ikimwaro, bakumva bakwiye igihano. Ubwabyo kuba ubafashe biba ari igihano gihagije, ibindi bikurikiraho ntibiba ari ngombwa cyane. Ikosa rya gatatu udakwiye gukora: kwishinja amakosa. Bamwe babona bo bahaye icyizere babagambaniye bakaryamana n'abandi bagabo cyangwa abagore bakicuza. Dr. Hida Zillions, umwarimu w'imitekerereze muri kaminuza ya Royal akaba n'umujyanama w'abakundana, avuga ko gufata umugore wawe ukishinja amakosa biba bishingiye ku makuru atariyo cyangwa amakuru y'igice. Ngo ni ukwirema agatima, ariko ntabwo bishobora kugufasha kudakomereka igihe kirekire. Sobanukirwa ko uko uteye, uko ubona ibintu, ukora imibonano n'umwashakanye bijyana n'ubushobozi cyangwa ubumenyi mwembi mubifiteho. Rero uguciye inyuma ni uko aba ari ufite intege nke zo kwakira ubuzima mubanyemo cyangwa adashobora kugenzura amarangamutima ye. Rero wikwishinja amakosa. Tugeze ku ikosa rya kane utagomba gukora igihe ufashe uwo mwashakanye aguca inyuma: kwigereranya n'umugabo waguciye inyuma. Dr. Catherine Jackson, inzobere mu by'imibanire y'abakundana, avuga ko kwigereranya n'umugabo waguciye inyuma ari bumwe mu buryo bubangukira abagabo igihe bafashe umugore wabo baca inyuma. Ariko ngo ubu buryo nabwo ntabwo bukemura ikibazo, ahubwo butuma nyiri ukwigereranya ababara kurushaho. N'abagore iki kibazo barakigira, gusa akenshi abagabo nibo bigarukaho cyane. Zirikana ko abantu uko byagenda kose batameze kimwe. Kuba byonyine mwarashakanye ari wowe yahisemo akakurutisha abandi, ni uko waba barutaga koko. Rero kuba yaguciye inyuma biba ari ukutanyurwa kwe cyangwa ibindi bibazo yifitemo cyangwa mufitanye, si uko uwo nguwo akuruta. Ikosa rya gatanu utagomba gukora: kwanga kwemera ibyo ubonye. Bamwe mu bagabo iyo bahuye n'ikibazo cyo gufata umugore wawe baca inyuma bahita basubira inyuma. Byonyine kumenya umukunzi wawe ko yaguciye inyuma ari bibi, ariko ngo ikibi cyane ni ukubakubita ijisho ugahita usubira inyuma udahamagaye umugore wawe mu izina ngo umwiyereke ko umukunda kandi ko utishimiye kuba wamutakaza. Aha hose bumvuga ishyira. Burya iyo uhishe mugenzi wawe ko wamubonye aguca inyuma bituma mukomeza kubana ariko nabi, kuko utangira kumufata nabi atazi impamvu, nawe akabaho yigira umutagatifu kuri wowe. Ariko iyo umweretse ko wabibonye kandi mugakomezanya, muba mubiziranyeho. Yirinda kongera, nawe ntubyitwaze ngo umufate nabi. Ikosa rya gatandatu utagomba gukora: imbuga nkoranyambaga zabaye igice cy'ubuzima bw'abantu. Hari ubwo wibwira ko nushyira kuri Facebook na Instagram ndetse n'ahandi ikibazo cyawe bwite uhuye nacyo abantu baragufasha kugikemura, ariko si byo.
abenshi ni abareba gusa, bityo icyubahiro cyawe ukaba uragitakaje, nk'uko bivugana Celia Skyway, inzobere mu by'inkundo z'abagabo n'abagore. Bika mu mutima wawe ko gushyira ku karubanda mugenzi wawe ari ukwitesha agaciro nawe ubwawe n'abazagukomokaho. Shaka umuntu mukuru w'umwizerwa mu muryango cyangwa umujyanama mu isanamitima bafashe. Ikosa rya karindwi utagomba gukora: guhita utanga imbabazi. Kevin Darn wanditse igitabo yise My Cat Won't Back, A Relationship Epiphany, avuga ko umuntu wagize akamenyero guca inyuma umugabo we iyo afashwe ahita asaba imbabazi, ku buryo umugabo ashobora gusanga yaguye mu mutego wo gutanga imbabazi nyamara ataragira imbaraga zo gutanga imbabazi. Ibi bimugiraho ingaruka iyo abonye umugore we nubwo yamubabariye ntacyo yakoze cyerekana ko yahindutse nyuma yo kubabarirwa. Ibi nirinze kugira icyo nongeraho. Ibyiza ni ukubanza ugaha umwanya uwakosheje akabanza agatekereza ku cyo yakoze, hanyuma nawe ukabanza ukabyakira ubundi ugatanga imbabazi. Izi nizo mbabazi nyazo. Ikosa rya munani utagomba gukora: ibyanjye nawe birangiriye aha. Darn avuga ko bamwe mu bagabo iyo bafashe abagore babo bahita bavuga ko amasezerano bagiranye arangiye. Ngo ibi ni amakosa kuko hari abo umubano wabo urushaho kuba mwiza kurusha mbere, kuko uwakoze ikosa ryo guca inyuma mugenzi we afashe igihe agasanga yarahemutse, agasaba imbabazi zimuvuye ku mutima. Gatanya ni igisubizo cyicuzwa uko byagenda kose. Niba umuntu umufashe bwa mbere aguca inyuma ugahita utandukana nawe, waba ufite ibyago byo kuzahura utandukana na benshi. Uba kandi wimye mugenzi wawe amahirwe yo kwisubiraho. Ikosa rya cyenda utagomba gukora: kwihorera. Bamwe mu bagabo iyo bafashe umugore wabo yagiye gusambana ahandi nabo bajya gusambana ahandi. Bamwe mu bagabo iyo bafashe umugore wabo bagiye gusambana ahandi nabo bajya gusambana ahandi. Inzobere Skyway ati ugira ngo uri kubabaza umugore wawe niwe wabafatanye ariko uba uri kwikomeretsa. Ntabwo bishobora kuba igisubizo, ahubwo bisenya urugo rwanyu rwari rugifite garuriro. Nanjye ntyo ikosa ntirikosozwa irindi. Aho waba ugaragaje ko ari wowe mubi kurusha uwaguciye inyuma mbere, hanyuma se ubwo mukino wazarangira gute? Byibaze nawe. Ikosa rya cumi utagomba gukora: kwangiza ibikoresho bye. Skyway bavuga ko iyo ufashe umugore wawe asambana ukagenda ukadukira amafoto ye ugashwanyaguza, uba utari gukemura ikibazo, ahubwo uba uri kurangaza amarangamutima yawe. Ushobora kwikururira ibibazo na polisi zikabizamo, ugafungwa kandi washoboraga gutwara ikibazo gake bigakemuka. Ushobora kwikurura ibibazo na polisi zikabizamo, ugafungwa kandi washoboraga gutwara ikibazo gake kigakemuka. Iwe ibaza ufunzwe cyangwa ugahabwa igihano runaka, umugore wawe cyangwa umugabo aguciye inyuma akakugemurira. Yibaba we, ni nka wa mugani baca ngo usurana umujinya ukinera. Kugenzura amarangamutima yawe ukabanza ukishyira mu mutuzo nicyo gisubizo gikwiye. Kirazira gufata icyemezo ugifite uburakari. Ikosa rya 11 ugomba kwirinda: kubikuza amafaranga yose kuri banki. Iyo ufashe umugore wawe asambana ukajya kuri banki ukamara amafaranga ngo muhime, nawe uba utangiye kwihima kuko aya mafaranga urasesagura kandi uba waragezeho akuvunnye. Nshuti yanjye, gusenya biroroha kuruta kubaka. Kuba mugenzi wawe yaguciye inyuma ntibisobanuye ko atagukunda. Wenda ashobora kuba atahaye agaciro urukundo rwanyu, ariko benshi iyo bamaze kubikora baricuza naho nta waba ubafashe, keretse iyo yabigize akamenyero. Rero ntukumve ko isi irangiye ngo wangize ibyo mwagokeye. Ikosa rya 12 utagomba gukora: gufata imyanzuro ikakaye. Lyons avuga ko gucibwa inyuma bikwiye gukemurwa nk'uko bakemura ihungabana. Uwaciye inyuma n'uwaciye inyuma bombi bahura n'iri hungabana, umutima ugatera cyane, kurya bikamunanira. Igihe wumva ikibazo kikurenze ugomba kurera abajyanama mu by'isanamitima. Iyo umuntu yahungabanye ntabwo ubwonko bwe buba bumeze neza ku buryo yafata ibyemezo. Niyo mpamvu umuntu ufashe umugore wasambana akwiye kwirinda guhita afata ibyemezo bikomeye, ahubwo agategereza akazabanza agatuza. Urugero, nko mu Rwanda hari ibigo byatangiye gukora bigira abantu inama ku bijyanye n'ubuzima n'imitekerereze. Niba utabizi kandi ubakeneye, wakwandika ubutumwa munsi y'iki kiganiro tukaguhuza nabo. Ikosa rya 13 kwihisha. Bamwe mu bagabo iyo bafatiye mu cyuho umugore wabo baca inyuma, baratoroka bakajya kwihisha nko kwa nyina. Ibi ngo ni bibi kuko ngo ikibazo kurushaho kucyegera kirushaho gukemuka. Njye nabyita nanone guhunga inshingano. Iyo Imana yemeye ko uhura n'iki kibazo, bisobanuye kuba wifitemo ubushobozi bwo kukihanganira no kugikemura. Nubwo bigora, ariko ugomba kubanza ukaruhuka mu mutwe, warangiza ugatekereza ibisubizo byinshi bishoboka, hanyuma ugatoranyamo icyo ubona cyagira ingaruka mbi nkeya. Ikosa rya 14 kwirengagiza amarangamutima. Uwitwa Jackson avuga ko iyo ufashe umugore wawe asambana ukigira nkaho nta cyabaye kugira ngo utababara, uyu mwanzuro uba ufashe ari mubi kuko biba bizakugarukamo ukababara nyuma y'igihe kirekire.
Ugomba guha igisobanuro gikwiye ikosa ryabaye, ukariha n'uburemere bwaryo, hanyuma ugatekereza ku ngaruka rigiye kugira, maze ukanzura icyo ugomba gukora bitari kera kugira ngo ubuzima buzakurikiraho butazubakira kuri icyo kibazo. Ikosa rya 15: kwemera ko abandi bagutegeka icyo ukora. Ushobora kureba abantu bake barimo inshuti zawe n'abo mu muryango bakamenya ibyabaye, ariko ni byiza kubanza ukabitekerezaho neza. Ibi si byo. Jackson avuga ko ari amakosa kumva ko abandi aribo baragufasha gukemura ikibazo kurenza uko wowe wakikemurira. Ati ukwiriye gufata umwanya wawe ugahitamo uko ikibazo gikemuka, udahaye urwaha abantu ngo baze bagutegeka ko ukwiye gukemura ikibazo, kuko ntibaba bazi icyo uwo muntu asobanuye mu buzima bwawe. Ushobora kuba ukimukeneye kandi nawe akigukeneye. Ati ukwiriye gufata umwanya wawe ugahitamo uko ikibazo gikemuka, udahaye urwaha abantu ngo baze bagutegeka uko ukwiye gukemura ikibazo, kuko ntibaba bazi icyo uwo muntu asobanuye mu buzima bwawe. Ushobora kuba ukimukeneye kandi nawe akigukeneye. Banza ugerageze wowe ubwawe gukoresha ubushobozi karemano bwo gukemura ikibazo, hanyuma nubona uburiwe bikuyobeye utoranye inyangamugayo cyangwa umujyanama mu isanamitima azagufashe cyangwa se abafashe gukemura ikibazo. Ikosa rya 16 ari naryo rya nyuma twabateguriye: kutivuza. Tiziri Hetsberg, inzobere mu buvuzi bukoresha imibonano mpuzabitsina sex therapy, avuga ko igihe wumva wananiwe kwakira ko umugore wawe cyangwa umugabo wawe yaguciye inyuma, ugomba kujya kwa muganga bakagufasha. Nubwo mu Rwanda no mu Burundi ibijyanye n'ubuzima bw'imitekerereze butaratera imbere, ariko burya mukwiye kumenya ko nko mu bitaro bikuru hari umuganga ushinzwe ubuzima bwo mu mutwe santé mentale. Uwo muganga yagufasha cyangwa ukayoboka bya bigo twavuze haruguru. Abantu benshi bibwira ko bajya kwivuza indwara zifatika nka malariya, igifu n'izindi, ariko burya hari indwara zidafatika zataka ibitekerezo. Igihe rero wumva muri wowe bitifashe neza mu mitekerereze, ni ngombwa ko witabaza abajyanama b'isanamitima. Umwanzuro ni uko guca inyuma uwo mwashakanye ari cyo cyaha gikomeye kiba hagati y'abashakanye cyangwa abakundana, kigashegesha imitima ku buryo abenshi bemeza ko ari cyo cyaha batababarira bagenzi babo. Gusa ndabyumva kuko bibabaza, ariko sinshyigikiye iyo myumvire. Reka mbahe ingingo kandi batsinde. Ibaze ko ari wowe mwashakanye aguye gituma umuca inyuma. Ese akwihoreye cyangwa akubajije icyo ugiye gukora nyuma yo kumuca inyuma, wamubwira ngo ngwino tujye kwaka gatanya? Kanda subscribe ku Bukombe TV ndetse unasangize abandi iki kiganiro niba kikunogeye. Ntibagirwe no kwandika comment munsi yacyo kugira ngo ukomeze ujye ubona ibyiza tukuzigamiye. Murakoze cyane. Mwari kumwe na Cyuzoro Zene.